Amasomo ya Augustine ni menshi cyane yanditse yakoze mu bice bitandukanye birimo theology, filozofiya n'imibereho y'abantu. Muri iki gice cya kabiri tujya kugaruka ku migimbitse ku bitekerezo bye bijyanye n'imyemerere. Saint Augustine yavuze kandi anenga ubwami bwa Roma kubera gukunda imbaraga n'ibyishimo birenze urugero. Yatekereje ku rugendo rwe rw'umwuka anyura mu myemerere itandukanye igera kuri 4. Dushingiye kuri PowerPoint yitwa Philosophy of History yateguwe n'umwarimu wa filozofi muri kaminuza nkuru y'u Rwanda Professeur Murenzi Janvier. Azigarukaho. Imyemerere ya mbere ni Manichaeism, a belief in a constant fight between good and evil. Kwemera ko haba kurwana gukomeye buri gihe hagati y'ibyiza ari rwo rumuri ndetse n'ibibi, umwijima. Ni igitekerezo gihuriweho n'imyemerere myinshi, inkuru za kera n'imico itandukanye ku isi. Ibi bisobanura ko ubuzima n'isi bidahagarara ku byiza gusa cyangwa ku bibi gusa, ahubwo ko buri kintu kigira uruhare mu rugamba rudasiba rwo guharanira ubutabera, urukundo n'ukuri ku ruhande rumwe, cyangwa ubugome, ubwikunde n'uburiganya ku rundi ruhande. Mu myemerere ya Gikristo, Satani n'imbaraga z'umwijima biroha birwanira ku bantu, mu gihe Imana n'imbaraga z'urumuri ziba zihari ngo zifashe abantu guhitamo icyiza. Mu nkuru z'inkoranyamugambo z'Abanyarwanda n'izindi nkuru za kera, intwari n'abami bahora barwanya n'imbaraga z'ubugome n'ibikoko bibi kugira ngo birinde abantu n'igihugu. Iyi myumvire yerekana ko ubuzima bwacu buri mu rugamba rutajegajega kandi y'imbaraga z'ukuri n'imbaraga z'ubugome, bityo bikadusaba guhora dutekereza ku byo dukora no guhitamo icyiza ku buryo buhoraho. Indi myemerere ni iyitwa Gnosticism, the idea that the material world is bad. Ni imyemerere ivuga ko isi y'ibintu bifatika ari bibi, kandi ko igice cy'umuntu kidafatika, umwuka, ari cyo cyiza kandi gikwiye guhabwa agaciro. Abakurikira imyumvire bemera ko ubuzima bw'isi burimo ibinyoma, uburiganya n'ibishuko by'umubiri, kandi ko umuntu akwiriye kwiyima ibyishimo by'igihe gito kugira ngo agere ku bwenge n'umwuka w'ukuri. Mu myitwarire ya kera, abakurikira Gnosticism bashoboraga kwima ibyo kurya byinshi, kwirinda ubukire no kwigunga mu byishimo by'isi kugira ngo bagire ubumenyi n'ubwenge bw'umwuka. Nanone mu nkuru z'ubuvanganzo n'inkuru z'imyizerere ya kera, intwari zihura n'ibibazo by'isi, ziga ko guharanira umwuka no guha agaciro ukuri aribwo buryo bwo kugera ku byiza nyakuri, kandi iyi myumvire twigisha ko ukuri n'umwuka bifite agaciro kurusha ibyishimo by'igihe gito by'umubiri, bityo tukaba tugomba guhora twita ku by'umwuka byonyine. Imyemerere yindi ni Skepticism, doubting everything with no hope of truth. Iyi ni imyemerere ivuga ko tugomba kwibaza ku kintu cyose kuko nta gihamya cy'ukuri gishobora kubaho. Umuntu wemerera muri iyi myumvire ntiyemera ikintu na kimwe cy'ukuri, ahubwo ahora yibaza ku byo abona cyangwa yumva. Urugero ni Puriho w'Abagereki wavugaga ko nta muntu ushobora kumenya ukuri nyakuri. Iyi myumvire twigisha kwitonda no kugenzura amakuru, ariko ishobora gutuma umuntu abura icyizere cy'uko hari ukuri koko. Imyemerere ya nyuma na Gnosticism igira iti denying the body to be more spiritual. Ni igitekerezo cyo kwihanganira cyangwa kwima ibyifuzo by'umubiri nko kurya, kuryama no gushaka ibinezaneza by'igihe gito kugira ngo umuntu abashe gukura mu by'umwuka, cyangwa kugira ngo agere ku rwego rwo hejuru rw'ubwenge n'imitima. Mu yandi magambo ni ukwitandukanya n'ibishimisha umubiri kugira ngo umwuka wacu ugaragare neza cyangwa ukuri. Saint Augustine kandi agaragaza ibitekerezo bigera kuri 7 bikubiyemo ku guhuza imibanire y'abantu n'Imana, ariko turabisobanura twifashishije inyandiko n'ibitekerezo by'abandi bahanga batandukanye mu bya filozofiya y'iyobokamana, filozofiya y'amateka, imibereho, imitekerereze, kugira ngo twumve n'abicyo babivugaho. Igitekerezo cya mbere cyangwa se imyizerere ya mbere Saint Augustine, imyizerere ya mbere Saint Augustine yagaragaje agira ati humans can't be perfect by themselves, only God's grace through Jesus Christ can save us.
yagize ati umuntu ntashobora kuba intungane cyangwa ngo abe wuzuye ku giti cye usibye ubuntu bw'Imana binyuze muri Kristo bwatubatura. Nta muntu ushobora gukora ibyiza byose adafashijwe n'Imana. Nka Pawulo muri Bibiliya avuga ko abantu bose bakoze ibyaha, bityo gukizwa bidaturuka ku bikorwa byacu gusa ahubwo ku buntu bw'Imana. Nubwo yabivuze atyo ariko, abantu bamwe bavuga ko ibi bishobora gukurura icyizere gike mu bushobozi bw'umuntu bwo gukora ibyiza, bityo bikabuza abantu gukoresha ubushake bwabo mu gukora icyiza ngo bategereje impuhwe z'Imana. Aba barimo abahanga nka Pelagius wavutse ahagana muri 360 kugeza muri 420 nyuma y'ivuka rya Yesu. Pelagius niwe wahanganye na St Augustine ku buryo bugaragara. Yavugaga ko umuntu afite ubushobozi bwo gukora ibyiza ku giti cye kandi atagomba guhora ategereje ubuntu bw'Imana gusa. Yizeraga ko gukira byose ku Mana bishobora gutuma abantu badohoka mu nshingano zabo. Undi muhanga yitwa Erasmus w'i Rotterdam. Uyu yavutse ahahinga mu 1466 apfa mu 1536. Igitabo yize On Free Will nawe yavuze ko umuntu afite ubwenge, ubushake n'ubushobozi bwo guhitamo icyiza. Yavugaga ko kwigisha ko byose biterwa n'Imana bishobora gutuma abantu batagira uruhare mu kwiyubaka no mu gukora ibyiza. Umufaransa umwe mu bahanga babayeho mu gihe cya Enlightenment cyangwa ikizwi nka Age of Reason witwa Jean-Jacques Rousseau wavutse ahinga mu 1712 kugeza mu 1748. Yizeraga ko umuntu akomoka kuri kamere nziza, afite ubushobozi bwo gukora ibyiza, ariko yanengaga inyigisho zivuga ko umuntu ari umunyabyaha ku buryo adashobora gukora icyiza adafashijwe n'Imana. Igitekerezo cya kabiri kiragira kiti God is the source and final goal of all creation and he is spiritual not physical. Tugenekereje mu Kinyarwanda aragira ati Imana ni isoko n'iherezo y'ibyaremwe byose, si igice cy'umubiri cyangwa kigaragara, ni umwuka wera utagira imipaka y'ahantu cyangwa igihe. Abandi bafilozofi cyangwa abashakashatsi bavuga ko iyi myumvire ishobora gutuma abantu badashobora kubona uruhare rwabo mu isi cyangwa bakibagirwa agaciro k'ibintu bifatika mu buzima bwa buri munsi. Urugero, Umudage Karl Marx mu gitabo cye yise Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Rights yasohoye mu 1844 yanengaga cyane imyemerere ishyira imbere cyane ijuru n'ubuzima bwo mu mwuka, igasuzugura ubuzima bw'abantu ku isi. Yavugaga ko idini niyo opium y'abantu, ashaka kugaragaza ko rituma abantu bihanganira ubukene n'akarengane bakiringira ibihembo byo mu ijuru aho guharanira imibereho yabo ku isi. Ishobora gutuma abantu bihanganira ubukene n'akarengane kuko babwirwa ko ibihembo byabo bizaboneka mu ijuru. We yashimangiraga ko abantu bakwiye kwita ku bukungu, akazi n'imibereho ya buri munsi. Undi ni umufilozofi cyangwa se umuhanga mu by'imitekerereze w'Umudage witwa Friedrich Nietzsche. Mu bitabo bye yise The Antichrist na Thus Spoke Zarathustra yanengaga n'imyemerere ya Gikristo ni Augustine, avuga ko ihakana ubuzima bw'isi igashyira imbere ubuzima bwo mu ijuru. Yavugaga ko ibi bituma abantu batinya ubuzima, umubiri n'ibyishimo by'isi, bakibagirwa kwishimira no guteza imbere ubuzima bafite ubu. We yashimangiraga imbaraga z'umuntu, ubuzima n'icyubahiro cy'umubiri. Bombi bemeraga ko gushyira cyane umutima ku by'ijuru bishobora gutuma abantu birengagiza inshingano zabo zo guhindura no kunoza isi babamo. Imyizerere ya gatatu cyangwa igitekerezo cya gatatu St Augustine yagaragaje, yaragize ati creation didn't come from nothing, aribyo yise ex nihilo in a human sense, but was eternal in God's plan. Tugenekereje mu Kinyarwanda yagize ati mu myumvire ya muntu yo kumva ko kurema bitahereye ku busa, ariko mu mugambi w'Imana birashoboka iteka ryose. Mutagatifu Augustine avuga ko isi n'ibiremwa byari byarateguwe mbere y'igihe, nubwo abantu babibona mu gihe runaka. Abashakashatsi b'iki gihe bavuga ko ibi bishobora kugaragara nk'ibihishe kandi bidashobora kugenzurwa, bigatuma bigorana gusobanura isano n'ubumenyi bwa siyansi. Muri aba bashakashatsi harimo Stephen Hawking mu gitabo cye yise A Brief History of Time yasohoye mu 1988 muri chapitre yacyo ya 8 ivuga iti The Origin and Fate of the Universe, kuri page yayo y'121 kugeza ku 133. Avuga ko isanzure cyangwa universe ishobora gusobanurwa hakoreshejwe amategeko ya siyansi adashingiye ku mugambi w'Imana w'iteka ryose. Yerekana ko isanzure rishobora kuba ryaratangiye binyuze muri Big Bang.
ni ya teori yazanywe na Padiri George Lemaitre mu 1920. Big Bang ni igitekerezo cya siyansi gisobanura intangiriro y'isanzure, kivuga ko isanzure ryatangiye kugenda ryaguka rivuye ku kintu gite cyane gifite ingufu nyinshi ikizwi nka atome, kikaba aricyo cyabyaye isi n'ibirimo byose. Si umugambi w'Imana wihishe udashobora kugenzurwa na siyansi. Undi mushakashatsi ugira icyo avuga kuri ibi yitwa Richard Dawkins mu gitabo yise The God Delusion, cyasohotse mu 2006 kuri chapitre ya 4 yacyo yitwa Why There Almost Certain Is No God, kuri page 135 kugeza kuri page 170. Arenga igitekerezo cy'uko isi yaremwe hashingiwe ku mugambi w'Imana. Avuga ko evolution isobanura neza inkomoko y'ibiremwa, akavuga kandi ko igitekerezo cyo kurema gishingiye ku Mana kidashobora kugenzurwa n'ubushakashatsi bwa siyansi. N'abandi bashakashatsi nka Karl Popper nabo babigarukaho. Igitekerezo cya kane cyangwa se imyemerere ya kane ya St. Augustine yavuze cyangwa se igitekerezo yagaragaje, yaragize ati the soul is immaterial and eternal, not bound by space and all time. Augustine avuga ko umwuka w'umuntu udafatika kandi udapfa, ntushobora kwangizwa n'igihe cyangwa umwanya. Urugero, nubwo umuntu apfa umwuka ushobora gukomeza kubaho. Abahanga mu by'ubumenyi bw'imibereho n'ubuzima bavuga ko ibi bishobora kuba byoroshye ku nyigisho za filozofiya gusa, ariko bidafite gihamya cy'ubushakashatsi, bityo bikaba bishingiye ku kwemera kurusha kuri gihamya. Muri abo bashakashatsi n'abahanga mu by'ubumenyi bw'imibereho n'ubuzima barimo Thomas Metzinger mu gitabo yise The Ego Tunnel, kuri chapitre yacyo yitwa The Science of the Mind and the Myth of the Self, yasohoye muri 2009. Avuga ko ibitekerezo nko kuvuga ko umwuka udapfa cyangwa self yihariye adashingiye ku bwonko nta gihamya cya siyansi bifite, ahubwo ari akazi k'ubwonko gusa cyangwa ikizwi nka imagination. Undi muhanga witwa Alex Rosenberg mu gitabo yise Atheist's Guide to Reality, muri chapitre yacyo yitwa Enjoying Life Without Illusions, yasohoye mu 2011 kuri chapitre ya 5 n'iya 7, avuga ko ibitekerezo nko kuvuga ko umwuka udapfa cyangwa imigambi y'iteka bidafite gihamya mu bumenyi bwa siyansi kandi bibaho gusa mu myemerere y'abantu. Undi muhanga yitwa Colin Jerry yavuze kuri iki kintu mu gitabo yise The Thief vs. Fact, kuri chapitre yacyo yise Why Science and Religion Are Incompatible, yagisohoye mu 2015 muri chapitre yacyo ya mbere n'iya 3. Coin avuga ko siyansi ishingiye ku gihamya, ibizwi nka empirical evidence, mu gihe idini cyangwa ibitekerezo by'umwuka usanga bishingiye ku kwemera, bituma ibyo bintu bibiri bitajya bihura. Ikindi gitekerezo cya 5 St. Augustine yagaragaje, yaragize ati there are two kinds of love, the love of the earthly things leads to the earthly city or Rome. Akanagaragaza ko hari love of heavenly things leads to the city of God or heathen. St. Augustine avuga ko gukunda cyane ibintu by'isi, ubutunzi, imbaraga, ibyishimo bituma umuntu aba mu buryo bw'umubiri gusa nk'umujyi w'isi ariwo yageranije na Roma y'icyo gihe. Urugero, abantu bakunda ubukire n'ubutunzi ku buryo bubahenda mu buzima bikabatuma bibagirwa Imana cyangwa abandi. Nibyo yise love of earthly city leads to the earthly city. Aha agaragaza ko gukunda Imana n'iby'ijuru bituma umuntu agera ku buzima bw'iteka nk'umujyi w'Imana cyangwa heaven. Mu byo yise love of heavenly things leads to the city of God. Umuntu agacira urukundo, ubutabera n'ubugwaneza ku Mana n'abandi, abari mu nzira yo kugera ku ijuru iteka. Ikindi gitekerezo St. Augustine yaragize ati humans are guided more by what they love than what they know. Hano Mutagatifu Augustine avuga ko umuntu atayoborwa gusa n'ubumenyi afite, ahubwo akenshi ayoborwa n'ibyo akunda. Ibyo dukunda bigira ingaruka zikomeye ku byo dukora. Urugero, umuntu ashobora kumenya ko gukora ikibi ari bibi, ariko kubera ko akunda ubutunzi cyangwa icyubahiro akagikora.
urukundo rwiza ruyobora umuntu gukora ibyiza, naho urukundo rw'isi rwamugira uwishakira ibyishimo byonyine. Abahanga bavuga ko bishobora kugira urukundo hejuru y'ubumenyi, bikaba byatuma abantu banga kwiga cyangwa gukoresha ubwenge mu gufata ibyemezo. Umuhanga muri filozofi y'abagereki witwaga Plato wavutse ahagana 128 kugeza 388 mbere y'ivuka rya Yesu. Mu gitabo yise The Republic, Plato yavuga ko abantu bayoborwa n'amarangamutima y'ibyo bakunda bashobora kuyoba, bityo akashimangira ko ubwenge cyangwa se icyo yise reason bugomba kuyobora umuntu kurusha ibyifuzo by'umutima. Yashimangiraga ko urukundo rutagira ubwenge ruyobya, kandi ubumenyi n'ubwenge ari byo bigomba kuyobora ubuzima bw'umuntu. Undi muhanga witwaga Steven Pinker mu gitabo yise Enlightenment Now, Pinker avuga ko isi itera imbere iyo abantu bashyize imbere ubwenge, ubumenyi na science aho gushyira imbere amarangamutima n'imyemerere idafite gihamya. Ikindi gitekerezo cya karindwi cyavuzwe na St. Augustine yaragize ati evil come from free will, not from the body. Ikibi ntikivuka ku mubiri w'umuntu cyangwa ku biremwa by'isi, ahubwo gituruka ku bushake n'amahitamo by'abantu. Twemerewe guhitamo, kandi rimwe na rimwe dutoranya ikibi. Urugero, kwiba, gukubita cyangwa gukora ubugome biterwa n'ubushake bw'umuntu, atari ukubera umubiri we. Umuntu ashobora kwihagarara ku byiza akihitamo gukora ibyiza aho gukora ikibi, nubwo umubiri we ushobora kugira ubushake bwo gushimishwa n'ibintu bibi. Bamwe bavuga ko ibi bishobora kugabanya uruhare rw'imibereho n'ibidukikije mu gutuma umuntu akora ikibi, kuko bashobora kubona ko umuntu ahamagarwa gusa ku miterere ye y'umwuka atari ku buzima bw'isi. Undi muhanga witwa Emile Durkheim wavutse ahagana mu 1858 kugeza mu 1917 mu gitabo yise The Rules of Sociological Method n'ikindi yise Suicide, Durkheim yavugaga ko imyitwarire mibi nko gukora ibyaha akenshi iterwa n'imiterere ya sosiyete, ubukene, igitutu cy'abantu, kutagira amahirwe n'imibereho mibi. We yanengaga igitekerezo cyo vuga ko ikibi gituruka gusa ku muntu ku giti cye. Karl Marx mu gitabo cye yise The Capital, Marx yavuze ko ubukungu, n'imibereho, ubukene, akarengane, imirimo mibi bigira uruhare runini mu gutuma abantu bakora ibibi. Yanengaga gusobanura ikibi hashingiwe gusa ku myitwarire y'umwuka. Albert Bandura mu 1925 mu gitabo kinakuyemo igitekerezo cye yise Social Learning Theory, Bandura umushakashatsi akaba n'umuhanga muri psychology yavuze ko abantu bigira ku bandi no ku bidukikije. Ikibi ntigituruka gusa ku bushake, ahubwo no ku byo umuntu abonye, yakuriyemo n'aho aba. Nyuma y'ibyo tumaze kureba hejuru, reka twegure inyandiko tunyarukire kuri bimwe yaba yaravuzeho muri teologiya, ubumuntu mu buryo bwa gikristo, ibyo yise Christian anthropology, irema, iby'iherezo cyangwa se eschatology, icyaha cy'inkomoko, original sin, predestination, gutoranywa n'Imana, n'ibijyanye n'imibereho, imyitwarire n'ubutabera, sociology, morals and ethics. Reka duhere kuri theology, umuntu no mu buryo bwa gikristo, Christian anthropology. Augustine ni umwe mu balatini ba mbere bashyize ahagaragara neza imitekerereze y'umuntu mu buryo bwa theology. Yabonaga umuntu nk'uruhu bikomatanye hagati y'umubiri n'umutima. Mu nyandiko ye ya nyuma On Care to be Hard for the Dead, yasabaga ko umubiri ukwiriye kubahwa kuko ari igice cy'iremwa ry'umuntu. Yakundaga gukoresha ishusho y'ubugeni mu kugaragaza ubumwe bw'umubiri n'umutima. Karl Tuer aho yagiraga ati umubiri wawe ni umugore wawe. Augustine yemera ko umubiri n'umutima byari bihuje mu mahoro mbere yo gucumura kwa muntu, ariko nyuma yo kugwa kw'abantu byatangiye kurwana no kutumvikana. Yabonaga umubiri nk'ikintu gifite uburebure, ubugari n'ubuhagarike, naho umutima nk'ikintu kidafite ingano ariko gifite ubwenge kandi cyagenewe kuyobora umubiri. Nta kwita cyane ku bisobanuro bya filozofiya birebana n'uko umubiri n'umutima bihujwe nk'uko Plato cyangwa se Descartes babikoraga. Kuri Mutagatifu Augustine byari bihagije kumva ko umuntu ari ihuriro ry'ibintu bibiri bitandukanye, ariko umutima ukaba uri hejuru y'umubiri. Yamaganye cyane inyigisho za Manichaeism yahozemo, nka bamwe mu
b'itorero bo hambere Antenagoras, Tertullian, Clement wa Alexandria n'abandi. Augustine yamaganye cyane gukuramo inda, abortion, yari umwihariko yuko yagaragazaga itandukano hagati y'indi itarakuze unformed fetus n'iyakuze. Yemeraga ko igihe cya roho yinjira mu mwana ari ibanga ry'Imana yonyine. Turebe ikindi kintu yagaragaje kandi yavuzeho cyitwa creation. Mu gitabo cye yanditse yise The Seat of God, igitabo Augustine yanditse yahakanye ibitekerezo by'Abaroma n'Abanyamisiri b'ibinyejana bitandukanye n'inyandiko za Bibiliya. Muri Literal Interpretation of Genesis yavuze ko Imana yaremye byose icyarimwe, atari mu minsi 6 yanditse muri Genesis. Uko niko yabibonaga. St. Augustine yabonaga ko Imana yaremye byose icyarimwe, Imana itigeze irema ibintu mu minsi 6 gusa nk'uko mu gitabo cy'Itangiriro bigaragara. Iyo minsi yayibonaga nk'uburyo bwo kwigisha, atari ibihe byabaye mu buryo bw'umubiri. Yemera ko kugwa kwa muntu kutahinduye imiterere y'isi mu buryo bugaragarira amaso, kandi ko imibiri ya Adamu na Eva yari isanzwe ifite ubushobozi bwo gupfa mbere y'igicumuro. Iyi myumvire ishingira ku bitekerezo by'abahanga bamwe bavuga ko urupfu rw'umubiri rwari rusanzwe mu rwego rwa kamere, biological death, naho igicumuro kikazana urupfu rwa roho no gutandukana n'Imana. Bibiliya ivuga iti umunsi uzariraho uzapfa, biri mu Ntangiriro 2:17. Ariko Adamu ntiyahise apfa ako kanya, ahubwo yabaye imyaka myinshi nk'uko bigaragara mu Ntangiriro 5:5. Wakwibaza ukuntu yabwiwe ko azapfa ahubwo agahanishwa kwirukana muri Edeni. Abahanga nka C.S. Lewis na John Scott basobanura ko urupfu rushobora kuba rwaravuzwe mu buryo bwa roho kurusha umubiri. Pawulo nawe avuga ko urupfu rwaje kubera icyaha. Ibyo buri mu Baroma 5:12. Bishobora gusobanurwa nk'urupfu rw'ubusabane n'Imana, atari ngombwa ko ari urupfu rw'umubiri. Ibi bintu bituma bamwe bavuga ko isi itahindutse mu buryo bwa siyansi nk'indwara, gusaza n'urupfu kubera icyaha, ahubwo ibyo byari bisanzwe biri muri gahunda yo kuremwa. Iyi myumvire igibwaho impaka kuko indi mirongo ya Bibiliya ivuga ko Imana yaremye ibintu byose ari byiza cyane. Intangiriro igice cya mbere 31, kandi ko urupfu ari umwanzi wa nyuma nk'uko bigaragara mu Korinto ba mbere ibice 15:26. Bigaragaza ko urupfu rw'umubiri rwaje nyuma y'igicumuro. Abahanga nka Augustine bigishije ko Adamu na Eva bari bafite ubushobozi bwo kudapfa, posse non mori, bityo urupfu rw'umubiri ukaza nk'ingaruka y'icyaha. Bityo kandi kuvuga ko urupfu rw'umubiri rwari rusanzwe mbere y'igicumuro bishobora guca intege igitekerezo cy'uko isi yari itunganye mbere yo kugwa kwa muntu. Ibindi St. Augustine kandi yavuze ku by'iherezo cyangwa eschatology. Augustine yigeze kwemera ubushobozi bwa premillennialism, aho abandi babona Kristo azigarurira ubwami bw'isi ku buryo bw'ibihe by'umubiri, ariko nyuma arabwanga kuko yabonaga bwibanda ku bifatika by'umubiri kurusha ku buryo bw'umwuka. Yashyigikiye amillennialism, aho Kristo ategeka mu buryo bw'umwuka binyuze muri kiliziya ye. Yigishaga ko umugisha cyangwa gucirwa urubanza biba bitegerezwa ku mutima w'umuntu igihe apfuye, kandi ko umuriro wo kuzimya bizwi nka purgatori ushobora gufasha abapfuye bari mu bumwe na kiliziya gukizwa no gutunganywa. Abahanga nka Henry de Lubac basobanura ko Augustine yashyize imbere ubugingo bw'umwuka n'icyubahiro cya kiliziya kuruta gushyira ingufu ku mateka y'isi cyangwa imibereho y'umubiri. Agaragaza ko gucibwa cyangwa umugisha mu by'ukuri bifitwe mu rugero rwo ku mutima no mu bumwe bw'Imana, aho kwibanda gusa ku byerekeye igihe cyangwa ubwami bw'isi. Ikindi yavuze kuri Mariology. Nubwo Augustine atanditse cyane kuri Mariology, ibitekerezo bye byagaragazaga ko Mariya ari umubyeyi w'Imana, Theotokos, kandi ko yakomeje kuba umubyeyi w'isugi, Perpetua Virgin. Yashimangiye ko Bibiliya ivuga ko Imana igira umugisha abakunda, kandi ko Mariya yabaye intumwa y'Imana mu rugero rwo kubyara Yesu Kristo. Gusitini kandi yavugaga ko iyo ubusobanuro bw'inyuguti ya Bibiliya literal sense buhuye n'ubumenyi cyangwa impamo y'ubwenge Imana yaduhaye, hakwiye gushaka igisobanuro gihwanye n'ukuri ku bundi buryo mu bizwi nka spiritual sense. Nk'urugero, mu nyandiko ze De Doctrina Christiana muri chapitre ya 7 yavuze ko iyo nyuguti yanditse isa n'itandukanye n'ukuri wumvise.
ugomba kureba mu buryo bw'akandi kamaro k'ubutumwa, ntugapfe gutanga ibisobanuro bihabanye n'ukuri. Kandi ibi bikerekana uburyo Augustine yashyize imbere gusobanura Bibiliya mu buryo bw'inyigisho n'umwuka, aho kwibanda gusa ku nyuguti mu rwego rwo gukomeza icyubahiro cya Mariya nk'umubyeyi w'Imana. Ikindi yavuzeho ni icyaha cy'inkomoko, original sin. Augustine yigishaga ku cyaha cya Adamu na Eva cyari ubupfapfa n'ubwirasi, kandi ko kwigomeka kwabo kwangije ubumuntu bwose bwa muntu, bigatera concupiscence, ni ukuvuga irari n'imyifatire yifitemo ubugwari. Yari atandukanye na Pelage wigishaga abantu ko bavukana ubushobozi bwo gukorera ibyiza nta gakiza kabanje kubaho, kuko Augustine we yemeye ko icyaha cy'inkomoko cyandurira mu bantu bose binyuze mu irari ry'umubiri, bityo bigatuma umuntu atavura ubushake bwe bwuzuye kandi akenera agakiza ka Kristo. Abahanga nka Karibart na Henry Delbach basobanura ko ibi bigaragaza ko Augustine yashyize imbere uburyo umuntu akenerwa ku Mana mu gukira icyaha, aho kwishingikiriza gusa ku bushobozi bw'inyuma bw'umuntu, bityo bikaba ishingiro ry'inyigisho za gakondo ku byerekeye icyaha n'agakiza. Ikindi yavuzeho ni predestination cyangwa gutoranywa n'Imana. Mbere ya 396 Augustine yizeraga ko Imana itoranya abantu hashingiye ku kumenya imbere, for knowledge, niba bazemera Kristo. Ariko nyuma yo guhangana na Pelage yemeje ko ubuntu bw'Imana ari bwo butera umuntu kwizera no gukizwa, ntibishingire ku bushobozi bw'umuntu, ubwenge cyangwa ku bikorwa bye. Abashakashatsi bamwe bavuga ko Augustine yigishaga double predestination, aho hari abatoranyirizwaga gukizwa n'abandi kuzimira. Abandi bakabihakana bavuga ko Augustine yibanze ku gukiza ku bw'ineza ya Kristo kurusha ku kurimbuka kwa mbere y'igihe yuko habaho uko gukizwa. Nk'uko James Wetzel abisobanura mu nyandiko ze Augustine and the Limits of Virtue, Augustine yashimangiye ko gukizwa k'umuntu bishingira ku mpano y'Imana, ariko ntibivuze ko yihaye icyemezo cyo kurimbura abandi mu buryo bwose, ahubwo yashyize imbere ubuntu n'urukundo rw'Imana n'inkomoko y'agakiza. Ikindi yagaragaje ni uburenganzira bwo kwihitiramo umuntu afite, ikizwi nka free will. Mu myizere ya Augustine mbere y'uko akora impinduka mu by'ukwemera kwe, yavuze ko Imana yaremye abantu n'abamarayika bafite ubwenge kandi bafite uburenganzira bwo kwihitiramo. Uburenganzira bwo kwihitiramo ntabwo bwari bugamije icyaha, bivuze ko siko bwari bwiteguye kunganya hagati y'icyiza n'ikibi. Iyo umuntu yibasiwe n'icyaha, ubushobozi bwo kwihitiramo buragabanuka, kuko ubwonko n'umubiri we byahinduwe n'ibintu by'isi bishobora gutuma umuntu agira agahinda. Icyaha gihungabanya uburenganzira bwo kwihitiramo, naho imbabazi z'Imana zikabigarura. Augustine yavuze ko umuntu wabanje kugira uburenganzira bwo kwihitiramo ari we wenyine washoboraga kwanduzwa n'icyaha. Abakristo ba kera mbere ya Augustine bemeraga ko abantu bafite ubushobozi bwo kwihitiramo cyangwa se free will, kandi ko Imana idateganya byose ku buryo bw'ikora. Batandukanye n'imyizere ya Stoicism, Gnosticism cyangwa Manichaeism yemeraga ko ibintu byose bigenwa n'imbaraga runaka zitabasha guhindurwa. Augustine mu ntangiriro we yemeraga ko abantu bafite ubushobozi bwo kwihitiramo, ariko nyuma ya 412 kubera impaka n'abigishwa b'Abapelagian bakomoreza inyigisho kuri Pelage twabonye haruguru, yaje gusubira ku myizere ya determinism, avuga ko byose biba bitewe n'Imana. Mu gihe cy'iterambere ry'Abaprotestanti nka Luther na Calvin, iyi myizere ya Augustine y'ububasha bw'Imana ku byose yarakomejwe. Bavuga ko byose bigenwa n'Imana. Kiliziya Gatolika ariko iguma ku myizere y'uko umuntu afite ubushobozi bwo kwihitiramo kandi ashobora gukizwa niba abyifuza, naho Imana ikamenya abazakizwa n'abatazakizwa, ariko icy'ubumenyi kigaragaza gusa ukuri ku buryo abantu bakoresha ubwenge bwabo mu guhitamo. St. Augustine yavuze ku mibereho, imyitwarire n'ubutabera, sociology, morals and ethics, amategeko kamere cyangwa se natural law. Augustine yarebye niba amategeko y'abantu agomba gukurikizwa cyangwa niba ari amategeko kamere, lex naturalis, abantu bashobora kumenya bakoresheje ubwenge n'umutima. Yagize ati, amategeko atarimo ubutabera si amategeko. Nta muntu ugomba gukurikiza amategeko atarimo ubutabera cyangwa ahabanye n'ubwenge bwabo n'imitima yabo. St. Augustine yagarutse ku bucakara, aho yasabye abakristo bo muri Hippo kurekura abacakara nk'ikizi. Yandikiye umwami asaba gushyiraho amategeko arwanya abacuruzi b'abana, kuko muri icyo gihe ababyeyi batashoboraga kurera abana babo.
yavuga ko ubucakara bwazanywe n'icyaha kandi budahuje n'umugambi w'Imana. Yavuga ko ubucakara bubangamira nyirabwo kurusha umucakara ubukorerwa, kandi ko abacakara bashobora gufata icyemezo cyo kubyakira mu buryo bw'umwuka no gukorera Imana. St Augustine yavuze ku Bayahudi. Augustine yarwanyije imyumvire y'Abakristo bamwe yitaga ko batazakoresha ibyanditswe by'Abayahudi, bavuga ko Imana yahisemo Abayahudi nk'abantu b'ingenzi kandi ko kugenda kwabo ku isi hose byari iherezo ry'amasezerano. Yamaganye ibikorwa byo kwica Abayahudi kandi yizeye ko bazajya bemera Kristo ku iherezo ry'igihe. Augustine kandi mu nyandiko ziwe n'imyizerere yiwe n'ibitekerezo bye yagarutse ku mibonano mpuzabitsina hagati y'abagabo n'abagore. Augustine yabonaga imibonano mpuzabitsina mu buryo bw'imyizerere ya Gikristo, avuga ko ikibazo kitarimo mu gikorwa ubwacyo, ahubwo kiri mu marangamutima n'imitekerereze y'umuntu. Nyuma yo gucumura kwa Adamu na Eva, imibonano yagiye ihuzwa n'irari ry'igitsina, sexual lust, aricyo kintu Augustine yabonaga nk'icyaha. Icyakora imibonano y'abashakanye ntiyafatwaga nk'icyaha kuko yari igamije gukomeza urugo no kubyara. Ariko Augustine yerekana ko niyo ari mu rugo ishobora gutera irari ry'igitsina rikaba icyaha mu buryo bw'imitekerereze. Ku bijyanye n'abagore, Augustine yatekerezaga ko bashyizweho kugira ngo bafashe abagabo mu buryo bw'umubiri no mu bwenge, bakabafasha kugera ku buryo bwiza bwo gucunga irari no gukora ibyiza. Imyizerere ya Augustine kuri iki kibazo ishobora gutungwa agatoki ku mpamvu nyinshi. Iyi mpamvu ya mbere ishyira abagore mu mwanya w'inyongera w'abagabo, ikabafata nk'abafasha aho kuba abantu bafite uburenganzira n'ubwisanzure bwabo. Ikindi, bikaba bishobora guteza ubwumvikane buke ku bijyanye n'uruhare rw'abagore. Icya kabiri kandi, guhuriza icyaha ku marangamutima y'umuntu n'irari ry'igitsina nyuma yo gucumura kwa muntu bishobora kugaragara nko kubogama ku mateka n'imyitwarire idasanzwe y'abantu, ndetse bikaba byateza isoni ku buryo bwo gusobanura ubusabane bw'abashakanye. Benshi mu bahanga b'iki gihe bavuga ko Augustine yakagombye gutandukanya icyaha n'amarangamutima asanzwe y'umubiri kugira ngo hatagira urwango cyangwa isoni bihabwa nk'ibikorwa by'umubiri bisanzwe. Augustine asoza kandi yavuze ku burere n'imyigishirize bizwi nka pedagogy. Augustine yabaye umuntu w'ingenzi mu burezi kuko yashyize imbere uburyo bwo kwigisha butuma abanyeshuri bagira ubushishozi no kugira uruhare mu kwiga. Mu gitabo cye yise The Magistro, Augustine yerekanye ko kwigisha atari ukwigisha gusa amateka cyangwa amasomo y'inyandiko, ahubwo ari uguhuza inyigisho n'ubuzima bw'umunyeshuri, agaha buri wese umwanya wo gutekereza no kubaza. Yemeraga ko umwarimu agomba guhitamo uburyo bwo kwigisha bitewe n'ubumenyi n'imyitwarire y'umunyeshuri, kandi ko kwigisha bisaba kuganira mu buryo bwa dialectique, aho abanyeshuri bakura ubumenyi biciye mu biganiro, kubaza ibibazo no kugerageza gusobanukirwa ibintu mu buryo bwimbitse. Augustine yavugaga ko uburyo bwo kwigisha bushobora kuba ubuvange cyangwa mixed style, aho amagambo y'umwarimu aba atangaje kandi agaragaza ubuhanga, cyangwa style yoroshye itari myiza cyane ariko itera amatsiko, ikerekana amarangamutima, igafasha abanyeshuri kwitabira no kumva neza inyigisho. Mu rwego rwa dialectics, ubu buryo bw'inyigisho Augustine yashyigikiraga bushobora guhuzwa n'ibitekerezo bya Hegel, wahoze avuga ko ubumenyi bw'isi bwiyongera biciye mu guhangana kw'ibitekerezo, thesis versus antithesis equal to synthesis, aho ukuri kugaragarira mu kuganira no gutekereza ku mpaka z'ibitekerezo bitandukanye. Na Marx nawe yakoresheje dialectics mu gusobanura amateka n'imibereho y'abantu, avuga ko uburyo bw'imibereho n'ibihe bihinduka binyuze mu guhangana kw'imbaraga z'imibereho, icyo we yise class struggle, ari nabwo buryo bwo kumenya ukuri n'iterambere. Mu burezi nk'uko Augustine yabigaragaje, guhanga ibitekerezo n'abanyeshuri binyuze mu biganiro no kuganira bifasha mu kumva no kugera ku bumenyi bufatika, kimwe n'uko Hegel na Marx babonaga gukemura amakimbirane cyangwa ibibazo mu buryo bwa dialectico bitanga ukuri. Ibi bigaragara mu gitabo cyanditswe na Gonzalez Justo, yasohoye mu mwaka w'1987, yise From Augustine to the Eve of the Reformation, History of the Christian Thought, cyasohowe mu icapiro ryitwa Abingdon Press. Ikindi gitabo cyanditswe na Bloomberg, yasohoye mu 2006, yise From Pentecost to Patmos, an Introduction to Acts through Revelation. Ikindi gitabo cyanditswe na Wilson Kenneth, yasohoye mu 2018,
yise Augustine's conversion from traditional free choice to non-free will, a comprehensive methodology, kuri chapter ya 21.